za Jerusalem TV hari umwe mu basore Imana yatoranyije ikamuha impano yo kuba yatanga ubutumwa bwiza bucishije mu ndirimbo. Niyo mpamvu twagira ngo tumuhe umwanya kugira ngo abatamuzi kuko twe turamuzi babashe kumumenya. Muratwumva neza? Yego ndabumva. Yesu nashimwe. Ahimbazwe cyane. Turagira ngo mwibwire abakurikiranye Jerusalem TV kugira ngo babashe kubamenya. Yego murakoze cyane. Twagira ngo nitwa Jean Nsengimana. Murakoze cyane ko natwe turabishimiye ku mwanya mwiza mudaye wo kubana natwe. Jean Nsengimana ni muntu ki mu magambo make? Jean Nsengimana ni umusore ukijijwe w'umukristo ukunda Imana n'uwo mu magambo make, akaba n'umuririmbyi uririmba indirimbo ziramya zigahimbaza Imana. Jean Nsengimana utubwiye kuri umukristo ukijijwe, uteranira muri he torero? Nsengera mu itorero rya Adeperi riri Kicukiro aho kunze kwitwa Sonatipi. Ni paruwasi, ni nawo mudugudu wacu. Utubwiye ko uri umusore, uri umuhanzi. Ese waba waratangiye ryari gutambutsa ubutumwa bwiza mu ndirimbo? Navukiye mu muryango utijijwe, nkurira mu ishuri ry'icyumweru. Birumvikana kuririmba umuntu aba yarabitangiye ari mutoya, ariko nk'umuhanzi ni 2009 naho ngaho mu mpera zaho. Waba umaze gusohora ibihangano bingana ite? Mfite alubumu imwe yitwa Umukunzi Mwiza. Nyuma ndi no gukora alubumu ya kabiri imaze gusohoka indirimbo 3 n'izindi ziri muri studio zitarasohoka. Yego. Hari tubwiye ko ufite alubumu ya mbere igizwe n'indirimbo zingahe? Hariho indirimbo 9. Indirimbo 9. Nk'abakunzi bawe bagukurikirana, hari indirimbo bagiye bakunda, harimo Uwiteka arakwibutse nk'itangiriyeho, n'izindi amashimwe yitwa Kwaguriye Imbago. Kwaguriye Imbago abenshi bayize Uwiteka arakwibutse. Niyo bakunda kenshi, niyo kubera refre yayo ngira ngo. None alubumu ya kabiri, ndikumva izo ndirimbo ziri kuri alubumu ya mbere. Iyo ngiyo wari uvuze niyo natangiriye, niyo ndirimbo ya mbere nakoze izaba iri kuri alubumu ya kabiri. Yego. Muri make ni ukuvuga ngo alubumu ya kabiri igizwe n'indirimbo 3. Nizo zimaze gusohoka. Ariko ntabwo arizo ziyigize. None utubwiye ko watangiye kuririmba ukiri umwana mutoya, uvukira mu muryango tuvuge w'abakristo baririmba. Nk'abana, urubyiruko, abana bato bafite izo mpano, wababwira iki cyangwa wabasangiza iki ku buhamya butoya muri uru rugendo rwo kwamamaza ubutumwa bwiza bucishije mu ndirimbo? Abana bakiri batoya bafite umugisha wo kuba baravukiye ahantu bakijijwe, bawubyaza umusaruro. Ni amahirwe akomeye ko iwabo baba barabasengeye kandi bakanabatoza gukurikira inzira nziza yo gukurikira Imana. Babijyemo, bajye kuririmba mu ishuri ry'icyumweru. Abakiri muri iyo myaka, bamaze kwigira hejuru, nabo babishyireho umutima kuko ni ibintu byiza birimo ubuzima, bibeshaho
bihereza umuntu agaciro. Ni byiza cyane. Niyo nama nabaha. None turi mu bihe isi yugarijwe n'icyorezo cya COVID-19, nkawe nk'umwe mu bacisha ubutumwa bwiza mu ndirimbo muri iyi minsi, ni nk'izihe mbogamizi mwaba mufite bitewe n'iki cyorezo cya COVID-19? Imbogamizi birumvikana zageze ku isi yose, ntabwo zagera mu isi yose ndetse n'igihugu muri rusange ngo zisige umuntu ku giti cye cyangwa zigire uwo zisimbuka. Twese twahuye n'imbogamizi zatewe na COVID, ariko dukomeje kuba imbere y'Imana, kandi n'ubundi umuntu afite uburyo ahuramo n'Imana. Dukomeje no kuvuga ubutumwa mu buryo bwa online, nibwo cyane cyane turi gukoresha, tugeza ubutumwa ku bantu kugira ngo imitima y'abantu ikomeze igirana ubusabane n'Imana. Yego, imbogamizi zo ni ukuba abantu tutabasha kugera mu rusengero ndetse n'ibitaramo ntibihari, ariko n'ubundi dukomeje gukora mu buryo bumwe cyangwa ubundi kugira ngo dukomeze tube mu murongo wo gusabana n'Imana. None album ya mbere waba warayishize ku mugaragaro, warayikoreye, tuvuge warayironshinze? Yego, narabikoze. Warabikoze. None ni iki waba ukumbuye? Ndikumva insengero ziheruka gukora mu kwezi kwa gatatu, aribwo zari baheruka abakristo kujya mu nzu yitiriwe izina ry'Imana. Ni iki waba ukumbuye nko mu nzu yitiriwe izina ry'Imana? Ni byinshi, ariko birumvikana nkumbuye abera duteraniye hamwe. Nkumbuye kubona abana b'Imana bicaye mu nzu yitiriwe izina ry'Imana ahatandukanye, haba muri ADPR ndetse no mu yandi matorero, kuko hose tugendayo tuvuga ubutumwa bwiza. Ndabikumbuye rero, nkumbuye ibyo bihe. Muri make ukumbuye kuba waba uri nko mu gitaramo cyangwa mu giterane? Ntabwo ari ngombwa ngo mu giterane cyangwa mu gitaramo, nubwo byaba amateraniro, nubwo naba ntari kuririmba nicaye hamwe n'abandi, ndabikumbuye cyane kwinjira mu nzu y'Imana. Ni byiza cyane. Dawidi yaravuze ngo ntakunda no guhagarara ku muryango w'inzu yawe kuruta kuba ahandi. Urumva we no guhagarara ku muryango ni iby'agaciro, none kwinjiramo byo birahebuje. Ndabikumbuye. None nk'umusanzu wanyu nk'abahanzi batambutse ubutumwa bwiza mu ndirimbo, tumenyereye abavugabutumwa bagenda bamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bakoresheje ijambo ry'Imana. Hamwe nk'umusanzu mu buryo mwunganira itorero, mu itorero, nk'umusanzu wanyu nk'abahanzi, wumva ari nk'uwo musanzu muri bino bihe mwatanga kugira ngo itorero rigume kwaguka cyangwa ubutumwa bwiza bukomeze kugera ku bakristo n'abandi bose bashaka gukurikira Yesu Kristo? Umusanzu kimwe n'abandi bakristo bose ni ugusenga Imana tuyinginga kugira ngo ikureho iki cyorezo, kugira ngo ibintu byongere bisubire mu buryo. Hanyuma ikindi nk'uko nabikubwiye kare, dukomeje gukorera Imana. N'ubundi ntitwahagaze, nta konje dufite ngo kubera COVID. Turi gukorera Imana mu buryo bwa online ku mbuga zitandukanye, kuri YouTube n'ahandi henshi, nk'uko abari burebe urubuga rwawe cyangwa bari bwumve interview babakurikira nabo bari bubyumve. Nibwo buryo turi gukoresha. Twagira ngo mbese nk'umuntu, tuvuge nk'umuhanzi, nk'abakunzi bawe ubahe iminota mike kugira ngo bongere mbese ubakumbuze ibihangano byawe. Mu minota mikeya ubaririmbireho gatoya, cyane cyane nk'indirimbo ziri nko kuri album ya kabiri urimo gutegura, izo batazi. Indirimbo batazi ziri kuri album ya kabiri,
harimo iyo naririmbye, hakaba n'indirimbo ngiye gusohora vuba mu cyumweru gitaha yaba yitwa Ukuboko. Niyo naririmbaho agace, indirimbo ivuga ukuntu ni amagambo ari muri Ezekiyeli 30:20 avuga ati abwira abantu ngo ubwira umwana w'umuntu ngo navunnye ukuboko kwa Farawo. Ni amagambo menshi muyasome abankurikiye, ariko harimo ijambo rivuga ngo ariryo nashingiyeho indirimbo ngo ndaje mvune nuko hari gusigaye, uko kuboko kwasigaye kwa Farawo gufite inkota muri ko. Rero abantu bafite ibintu bitandukanye bibahanda bimeze nk'ukuboko kwa Farawo gufite inkota, ariko ko nguko Uwiteka arakuzi ko guhari kubarembeje, kandi avuganye nawe ngo wowe ukurikiye ngo araje avune uko kuboko kwari gusigaye. Ni indirimbo nziza nayo ndayibatuye. Umva Uwiteka Imana ikubwiye ati navunnye ukuboko kumwe kwa Farawo, ariko ukundi kwasigaye kurakurwanya gufite inkota muri ko, ariko Uwiteka araje nako akuvune, inkota ye igwe hasi, ariko Uwiteka araje nako akuvune, inkota ya Farawo igwe hasi, akomore ibikomere yaguteye, ahindure byose bishya. Amen, amen, amen. Imana iguha umugisha. Indirimbo ni indirimbo nziza cyane rwose. Ahubwo rwose ukimara kuyisohora uzanayidushyikirize natwe tuyumve neza. Ni indirimbo nziza, Imana yo mu ijuru ikomeze kugushyigikira rwose. Murakoze cyane. Dusoza ku kiganiro gitya tugiranye, twagira ngo ugire ubutumwa ugenera abakunzi bawe n'abakunzi b'ibihangano byawe. Mwakoze cyane, ndabakunda cyane, nibwo butumwa bwa mbere nabaha, nibo batuma nkomeza gukora. Nacyagiye umuntu aba yumva yacika intege, urukundo rwabo kwereka ko bakuri hafi bituma umuntu asubiramo imbaraga. Imana ibaha umugisha cyane, irabakoresha, kandi mbabwira ko hagati hamwe nabo nanjye tuzakora ibintu bikomeye, tuzatuma ubwami bw'Imana bukomeza kwaguka. Rero icyo nabasaba, bakomeze bambe hafi, bansengere, ikindi bagiye kuri channel yanjye nanjye bakore subscribe kugira ngo turusheho kubaha ibihangano ndetse bakurikire n'ibikorwa byose dukora. Ikindi bashonje bahishiwe, mfite projet nyinshi, indirimbo ziri kuri iyi album ndi kuzikora na video ziri mu nzira. Muri make bakomeze bamfashe gusenga Imana. Imana ibaha umugisha. Ni Nsengimana Jean YouTube, bajyamo bakabona indirimbo ziriho. Murakoze cyane, Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Utubwiye ko YouTube yawe ibasuremo kugira ngo n'abagukurikirana bazabashe channel yanjye yitwa Nsengimana Jean, ni amazina yanjye nkoresha. Urajyamo ukandikamo Nsengimana Jean witumbona, ugakora subscribe, ugakanda no kunzogera kugira ngo buri kintu cyose nshyizeho uzajye uhita ukibona. Ni inkunga ikomeye, kandi namwe bakomeze babashyigikire, bakande subscribe kuri Yeruzalemu,
250 kugira ngo ubwami bw'Imana bukomeze bwaguke. Ni ibintu byoroshye, nta mafaranga bisaba menshi, ni ibintu bihendutse kandi ukaba utanze inkunga ikomeye. Imana ibahumugishe. Dusoza akantu gatoya nagira ngo ubwire ni gute abantu babona alubumu yawe ya mbere, bayikura hehe? Uburyo bayibona yanyandikira, ngira n'izindi mbuga nkoranyambaga uretse YouTube, hari kuri Facebook Nsengimana Jean, Instagram nabyo Nsengimana Jean, wanyandikira hanyuma nkakubwira uburyo wayibona. Umuntu waba uyikeneye yanyandikira aho ngaho ahita amubwira, cyangwa yanahambera nimero ye nkamuhamagara nkamubwira uburyo yayibona. Nta kibazo, anaciye kuri Jerusalem TV twabahuza. Yego nabyo biroroshye kugira ngo abashe kubona ibihangano byawe. Murakoze cyane. Yego namwe murakoze.